Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana S22 Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season ya 22 episode ni ya gatatu, aho turi gukora iyi kanzu yacu muri kureba hano. Iyi kanzu ifite modeli nyinshi zitandukanye. Twatangiye episode ya mbere tuyikora, ya kabiri mwarabibonye, ubu ngubu tugeze ku ya gatatu. Ubu ngubu tuvugana rero ahantu turi duherukana turi komeka ku ijosi no ku rutugu, ariko izi modeli zose twarazikase mwarazibonye. Rero wowe mushyashya we dutangiranye none aha ngaha, ndagira nkubwire ko iyi niyo modeli turi kwiga. Mbere yuko ntangira video ndabaza nkabereka incamake ziri nko mu minota 2 kugira ngo nibura usobanukirwe isomo turi kwiga iryo ari ryo, nawe mushyashya utaza ukabona mise nkomerezaho bikagucanga ntumenye ibyo ari byo. Nyuma yo kubona modeli rero imbere n'inyuma ukuntu ikoze, ikintu aka kanya ngiye gukora, ngiye gukoreka zimwe mu ncamake. Wabonye iravura twarayikase. Mu ncamake rero harimo gufata ibipimo, twafashe ibipimo mwarabibonye. Nyuma yaho tujya gushushanya, ibi byose mwarabibonye. Rero ibi byose uri kubona hano ninyo twagiye dukora, dore ngiyi nk'iravura wabonye hasi nyine, dore hano tuyikata ni ibi ngibi. Burara abantu bazavuga ati kumbe burya hasi ni kuriya hakoze. Hari abantu baba basanzwe badoda bakavuga ati hasi najyaga nyoberwa biriya bintu byari byo ariko mise mbibona. Ni ukuvuga ati zindi mu ncamake ukata ibipande bigiye bitandukanye, hano mwarabibonye. Ahangaha tumara gukata ibi byose ni zimwe mu ncamake ziraga no modeli. Nshaka nabona nigendeye nkaza dutangiye kubera ko incamake nawe ni ibyo uri kwirebera. Ngiye mbifata wenda nka kuriya oya ntago ari filime, ariko reba nka kuriya ibara nko kureba nka filime wenda bagashyiramo akadirimbo ka mbere kabanziriza. Umusobanuro udashobora kuba agiye gatoya kunywa amazi akaza iyo ndirimbo irangiye muhita mukomerezaho, ariko iyi ngiyi ntago ariyo. Ariko nyine zinazo ni incamake, nyine nazishyira mu mwanya wenda ariko n'ubundi murabyumva. Ahangaha no kuvuga ngo tuzatira n'amayipesi muzabibona, ariko nyuma yo kudubura nibyo tuzahita dukurikizaho muzabibona, kuko umuntu amaze kudubura ahita atangira mu bintu byo kujya guteranya, kandi ntabwo wateranya utarakira amayipesi. Ibintu byo gusirifira nabyo muzabibona. Yego ndashaka kuzabyigisha gusirifira byeruye akantu ko kandi. Ndizera ko ibyo bintu mushaka kuzabyishimira nintangira kubikora, ariko nyine ni ibintu byo gutegura. Ntabwo ari ibintu ngenda ngo mpite nkora ako kanya uko mbitekereje mpita mbikora, ahubwo ni ibintu ngomba kubanza ngategura nkareba neza ko nta kibazo kizabamo kandi ko muzabikunda neza. Rero ahangaha rero zimwe mu ncamake ni ukuvuga ngo nitugeraho gutera imashini muzamenye ko ari nkaho dusoje. Iri somo episode rizagira zose ndazizi, ariko ntabwo nazikubwira. Uzi impamvu nazikubwira? Hari benshi bahita bacika intege bagahita bavuga ati ngo kumbe, hari n'abavuga ngo yewe ndumva ari vuba reka ndindine zazirebere rimwe. Ntazo nkubwiye, nzazikubwira ariko episode we ngo dusoze. Ariko zose ndazizi. Ubu nk'umuntu warakoresheje iri somo episode zose abazizi narazimubwiye, kubera ko ni nk'ari we iri somo ni nk'ari ryiwe. Tamubwiye ati isomo nariteguye natangiye kurisohora, uzarindire nibyo kuri episode niyi uzamenye ko tugeze ku musozo. Ariko wowe mu rwego rwo kubarinda kurambirwa, gutyo mandi kubarinda kurambirwa, rero kana hano rero no kuvuga ngo masubije inyuma ho gato nk'amasegonda 30 cyangwa umunota. Ariko hano wajya ngo nasubije inyuma umunota urenga. Ni ukuvuga ngo hano rero narindi komeka rero ni ukuvuga ngo ni ukomeka virizorine nyine nyishyira ara ku ijosi. Ibi byose mwagiye mubibona. Hariho no kuvuga ngo ikintu ngiye gukora reka nomeke, nta bindi birenze. Nimba tugiye komeka ku ijosi ni ugushyiraho virizorine gusa, ntabwo nirirwa nyivugaho. Twarabyize murabizi, amasomo yose twagiye kwiga. Ntabwo ndi busubire kuvuga ngo virizorine ngo rero ngo hano niho hafata, ngo hano ubona ngo hashagirana, ngo niho haba hari ibintu bimatira ku mwenda, ngo abari urebesha ku mwenda, ngo hejuru haba ari utera. Ntabwo ndi busubire kukubwira ngo virizorine iyo yicuritse biragaragara. Iyo iteye nabi mu buryo butari bwo ifata ku ipasi kugira ngo ifate ku mwenda. Icyo gihe yari pasi ihita yandura. Ni ukuvuga ngo ibyo byose twagiye tubyiga, uzi ko njya kubisubiramo nabyo. Ndabizi hari umuntu utafata virizorine akavuga ngo reka nyitere uko mbonye, ngo burara ndi kubona hasa neza, ngo ntabwo ari wafata ku mwenda ngo n'undi butere ipasi. Narabibasobanuriye, reka nongere mbisubiremo bwa nyuma, sinzongera kubisubiramo. Narakubwiye ngo virizorine ugiye kuyitera ikintu ukora. Virizorine iba ifite ku bubi no ku bwiza. Ni ukuvuga ngo nubwo wenda hose n'ubundi virizorine umuntu ayitera ku bubi, ariko igira ahantu hafata ku mwenda ikagira n'ahadafata. Reka mbyite gutyo. Ni ukuvuga ngo ahafata ku mwenda ni ahantu haba hashashagirana. Hari abavuga ngo harashagirana, ngo haraburiya, sinzi uko wabivuga kose. Icyambere ni uko hari ahantu haba hameze nk'ahashagirana. Aho hantu rero niyo wafata akantu k'agatorosho ukamurika kuri virizorine uhita uhabona, haba higaragaza pe. Ni ukuvuga ngo aho hantu niho womeka ku mwenda.
iyo wibeshye akaba ariho ukoze ipasi virusi ihita ifata ku pasi ako kanya tayari ipasi igahita yandura ukajya kuyikuraho ukabanza ukajya guhanagura ipasi yawe uri kuyangiza nyine uyanduza. Bishatse kuvuga ngo rero ni ibyo ngibyo nta bindi. Aha naho ni ku bipande by'inyuma ndaho ndomeka ku ijosi. Abantu mwitiranya ku ijosi no ku maha hano mujye mubireba neza. Ahantu ku ijosi nari ameze nk'ahigurunzuye nyine mu buryo bumeze nk'ikiziga nta ngano ho ku ijosi. Hari abagenda bakomeka ku maha bataramenya gutandukanya ku ijosi no ku maha. Ako kantu nako ntikari kubicaho nakavuze kubera ko ni ibintu bikunda kubaho ku bantu benshi cyane. Mu gihe ataramenyera gukora umwenda w'amaha yo gusiga umwenda ajya kuwukora ugasanga nimba agiye komeka yiyomekeye ku maha kubera iki ntarabasha kubisobanukirwa. Ndagira ngo umenyeshe ko ku ijosi ni ahantu haba hameze nk'ahikase ukuntu mu buryo bumeze nka zeru ukuntu. Nabwo birashoboka bitewe n'ijosi ukuntu umuntu aba yarikase. Mwabonye nka season kwiza ikanzu ya mariniyeri kwizeho ikanzu ya mariniyeri mwarabibonye. Mubona ko ijosi ryaho ukuntu ryari rimeze ryo ntabwo ryari ryikase ukuntu ryari rimeze nka moderi ukuntu nyine n'ijosi rireshya. Rero hariya ku ikanzu wenda bishobora kumvikana bikanagaragara ariko nk'ahangaha bari utuntu tw'uduce dutoya akenshi uba usanga benshi bibeshye ukajya komeka ku maha usize ku ijosi ariko nyine ugiye guteranya urabibona. Hari n'igihe uteranya ntubyiteho wa muntu w'umunyeshuri ugitangira utabiri kubyitaho cyane ngo abihereze umwanya wajya guteranya ugasanga wabiteranyije nabi wagiye gutera ipesi mu maha nako wagiye gutera imashini hehe mu maha nako ugahuza ibipande bibiri by'inyuma aho kugira ngo ucishe urudodo hagati na hagati inyuma mu ijosi ukarucisha ahagana ku maha ariyo wagiye guteranya bikunda kubaho. Ahangaha rero nawe ngiye komeka hano ibi nta bintu birenze. Ndabizi ko abantu benshi mwagiye mutaruka zino episode ya kabiri n'iya gatatu ngo ibintu byo komeka se simbona ari ku majosi. Hari n'abandi benshi muri kwihutisha nawe urimo wowe uri kwihutisha. Ndabizi ko uri kwihutisha nubwo wenda navuga ati ni wowe runaka mba mbizi ko abenshi mubikora ngo mega zawe ziri gushira ngo umwanya wawe ariko reka njya mbateka agatego kavuga ngo uzihutisha uri kubidoda maze ndebe nyine bikora aka kanya biraguhira sibyo ariko uri kwihemukira kubera ko hari ibintu by'ingenzi tuba tuganiriramo tuvugiramo kandi ikindi uba ugomba kubireba akantu ku kandi. Nta mpamvu yo kwihutisha kuko ibyo bintu urimo urakanda muri telefone wihutisha uzabikora uri kudoda se nawe ubikora muri telefone gusa. Mu gihe uri kudoda ni cya gihe nzakubwira ngo bizakuzonga bikuzengereze kubera ko wari umenyereye kubyihutisha bigahita birangira ariko mu gihe uri kubikora biragutindiye warambiwe. Wabyumvishe? Benshi murabikora gusa ntabwo ari byiza. Ejo nabahaye urugero ndi kubabwira ejo ku muntu nyine turi kurebanira isomo ku munsi ndi kurisohora. Nabahaye urugero ndi kubabwira ku muntu wambwiye ati hari moderi ashaka kwiga. Moderi mperuka kwigisha ku iribaya aho arayibona ariko arambwira ngo dushaka kuyiga. Namugiriye inama y'uko nyine buri moderi yose aba agomba kuyikurikirana rwose nawe uba ugomba kumviraho. Ntago wa muntu we ntago mbagira ngo nkubwire abantu cyane nta nubwo ntangaje amazina yawe si ngombwa mba ndi kugira ngo mpereze abantu isomo mubone ko ibyo bintu ari ingenzi. Rero hano murabona ko maze komeka igipande cy'imbere n'ibipande bibiri by'inyuma n'amaboko nibyo bintu ngomba komeka byonyine hano. Umuntu wihutira ngo kwijipo ku gace ko hasi ngaromeka ngahanaha ngo kuri ya mitarako ngo amaboko ngo arayomeka yose si ngombwa. Amaboko turatokadubuza popoline nayo ubwayo ibikomeye nyine imeze amaboko ntabwo ari ngombwa kuyomeka hari n'abayomeka. None se reka nkubaze nujya komeka ibintu bikase muri biye biza umuyaga uzajya bitwara gute? Oya urwo rugero ntaze ndabizi ko hari abantu bagiye kundakarira. Ntabwo nshatse kuvuga umuyaga ngo uraza ukakwambika ubusa ahubwo hari ukuntu umuyaga uza ukagenda ukora nk'utudizayini. Niba nawe umuntu agiye gukora ibintu by'imitarako kugira ngo nyine mu gihe uri kugenda byizunguze hirya hino hepfo haruguru iriya mitarako mu gihe wometse bizitaraka kuriya ahubwo bizagenda bimeze nko gufungura umutaka. Urabizi iyo umutaka wawufunguye uguma hamwe hari abawusize. Rero mu gihe washyiramo virizorine nawe bizaba bimeze nk'aho biri hamwe ubone biforomye ukuntu. Nibyo nashatse kuvuga. Niyo mpamvu rero ugomba komeka ahantu h'ingenzi gusa. Hano rero ngiye gukora icyo twakwita kudubura. Ndabizi abantu mutaruka mwihutisha ahangaha rwose mwabonye ahangaha niko ako kazi nibwo murimo kugakora. Ubu mutegereje kureba ngo tugere ku Ep3 duteranye ngo nibyo mushaka kureba. Ibi byose ngo nta mwanya mubifitiye. Nyamara muri kwiyomukira hano muri no kudubura nta bindi. Igihe kintu ngiye gukora
ni ugufata nyine igipande nkadubura no ku kindi, hanyuma ububi n'ububi burarebana, gusa icyitonderwa ningera hanze yakoze buduruwati ndarebanyisha ububi bw'igitenge na popoline kugira ngo ubwiza mbe bureba. Hari ukuntu duruwati tujya tuyikora, dore ahangaha ububi n'ububi ndabirebanyishije, nako ububi bw'igitenge mburebanyisha. Iki ni igipande cyahe, si icy'imbere, ububi bwacyo nako ubwiza bwacyo bw'iki gipande cy'imbere mburebanyishije na popoline. Popoline ntabwo igira ububi n'ubwiza, niyo mpamvu ubona ndi kubivuga bikamera nk'aho bincanzemo, ariko niyo mpamvu ndi gushaka kumvanga, kuko ni uvuga ngo ni ubwiza bw'igitenge ndebanyisha na popoline. Ariko nitugera kuri duruwati ho biraza kuba bitandukanye, ndaza kugusobanurira impamvu. Ahangaha icyo ndi bukore, abantu bashaka kumenya ngo turafunga tureke iki, turafunga ku mpande gusa, wenda no ku ijosi, kuko ku ijosi nta moderi iri bujyeho. Ni ukuvanga abantu mumenyereye ngo hasi turahafunga, hasi tuhafunga ari ku iribaya nta kintu nabwo kiri bujyeho, ntabwo ari ku maribaya yose. Ku iribaya wenda rizajya hovura, icyo gihe hasi ntabwo tuhafunga kuko hazajya hovura, ariko ku iribaya nta moderi izajyaho hasi yindi, ni ugufunga bikarangira. Ariko ahangaha kubera ko reka tuyafate nk'ayiringirari wenda ari nk'iribaya, sibyo, hasi hazajya hakavura, wenda kukavura ni kariya kaduruwate k'akajipo kazajyaho, ariko tubyise wenda ko ari ku iribaya. Kubera ko hasi hari ikintu kizajyaho, ndafunga ku mpande gusa, ariko hasi ntabwo ndi buhafunge. Ku ijosi kubera ko nta kindi kintu kizahajya, nta moderi yindi izahajya, ku ijosi ndahafunga. Ubu nibyo ndimo ndakora. Funga witonze, ubanza urebe ko popoline yawe yarambitseho neza, ahantu hose bireshya. Hari ukuntu umuntu nyine ugitangira ibintu by'ubudozi ahita afunga, ugasanga arimo arafunga, popoline yakuruye ntiyabibona, noneho yamara gufunga, yamara gukata, ajya gutera ipasi, ugasanga ari igipande cya popoline n'igipande cy'igipande cya nyacyo cy'igitenge ntabwo biri kureshya. Kubera iki? Wihutiye gushyiramo umudodo. Hari abantu nagiye nigisha babikoraga gutyo. Burangiye nageze no mu gihe cyo kwigisha, nuko nabaye mbisubitseho ko ndavuga ngo nzajya nigishiriza online kugira ngo mutazajya mumbura. Hari ukuntu rega umuntu akora imirimo ibiri ikoze kimwe ariko atayikorera ahantu hamwe, noneho bigatuma yidindeza yigenza gake cyane, ugasanga amasomo mwayabuze, ugasanga biga nabo hari ukuntu bari kwiga bakagera aho bagera bakambura. Rero biba ngombwa yuko kwigisha bisanzwe mbisubika nako bihagarika kugira ngo twige hano ahubwo dushyiremo imbaraga, kuko ahangaha niho wabafasha abantu cyane kurenza bisanzwe. Impamvu uvuze gutyo ni uko kwiga bisanzwe hari abanyeshuri runaka ushobora kuba uri kwigisha wabara, ariko ahangaha ntabwo bisaba ngo abantu bari hafi yanjye bari baza kwiga gusa. Igihugu cyose waba urimo ku isi hano uraza kwiga. Iri ni ryo shuri rikomeye rero kurenza kuba turi kumwe bisanzwe. Niyo mpamvu hano nabyo nahaye imbaraga, kubera ko bifasha abantu benshi pe. Waba uri mu rugo, niyo yaba ari nijoro wiryamiye uragenda ukiga, ntabwo bigomberera ngo mu gitondo burakeye kandi nitegure njye ku ishuri, ndataha ryari saa 7 cyangwa nimugoroba. Oya, ahangaha bigomberera ngo igihe cyose ufite umwanya, yaba ari nijoro uryamye, yaba ari mu gitondo, yaba ari saa 6, n'aka kanya waba ugiye mu karuhuko ka saa 6, ba bantu bafite akazi wenda bakora baruhuka saa 6, wavuga ati kano gasaka nkwereka nkigemo, igihe cyose hano wakiga. Usari ishuri ryarenga irigiri koko ntaryo pe, ingiri nta masaha rigira, igihe cyose wowe wakiga. Ariko njye mwarimu ngira amasaha y'igihe ngomba kubahira amasomo, ariko amasomo hano arahari menshi, ntabwo ari ngombwa nkubwire ngo ni itegeko ngiga byose none ahangaha ngo tugendane akantu ko kandi. Oya, nabyo wabikora ubaye ubishoboye, ariko hano ndimo ndakata popoline, bisi namenye kubisobanura koko ntabwo ari ngombwa. Ibi byose murabizi. Ni ukuvuga ngo iga gahoro ugahura akantu ko kandi, nta pressure mba nagusizeho yo kuvuga ngo nutinda haranda gusiga. Iga wowe ujye ubihereza umwanya wige, igihe cyose n'ubundi aho nageze nawe uzahagera. Hano tugeze uzahagira, aricyo ashatse kukubwira. Ntabwo ndi kukubwira mu bumenyi rega. Ngura rero sinzi impamvu abantu bavuga ngo ubwenge ngo burarutanwa, sizano mpamvu bikora. Hoya, twese tuba dufite twese ubwenge, wenda reka tuvuge twese tuba dufite icyo twakwita ubwonko. Wenda ubwonko tuzi ko ari bwo ngo bufata, ko tubizi niko twabyize, bamwe na bamwe ntitunabuzi, n'ababuzi nabo wenda ni nk'abantu biga nk'ibintu bijyanye n'ubuganga baba babyigaho nyine bakora ubushakashatsi, nabwo biriya bintu by'amafoto bakabireba cyane. Ariko ni ukuvuga ngo twese ni nk'aho tugira ingingo zingana, ariko nubwo bamwe na bamwe dutandukanye, hari abamama n'abasore n'abake, ariko ibijyanye n'ubumenyi, ubwonko bufata, umutima, twese ni bimwe. Ariko sizi abantu bavuga ngo runaka ngo buriya ngo afite ubwenge bwinshi kurenza ubwanjye ubwonko. Oya,
ibyo bintu mama bikuraye ni ukuvuga ngo wowe biterwa n'ukuntu wahaye ikintu umwanya. Undi yabifashe abihereza hano hantu rero akadodo ushobora kuba ngakase hariyo mpamvu asize nk'akandi. Oya birashoboka. Ibira nta birenze ntimubitindeho. Ni ukuvuga ngo hariya wowe ibanga nakubwira wa wundi uvuga ngo hari icyo kurusha nuko aba yabihaye umwanya wowe utaba wabihaye. No nawe ushobora guhinduka bihereza umwanya ngo utananamusombye. Erega hano niba bifata bikajya mu mutwe nawe byajyamo, ahubwo biterwa n'uko uri kubishyiramo. Ibyo ni ijambo ry'ubwenge. Ni ijambo ry'ubwenge rwose. Reka nizere ko abantu mwese mubyumvisha hari icyo mutekereje. Uyivuga ngo runaka ngo Reas Rwanda TV ahangaha amaze gukora icyo bita kudubura kino gipande kirarangiye. Urongeye kudubura n'ibindi. Ngiye kudubura n'ibindi kugira ngo byose bigendere rimwe, nitujyane guteranya duteranyirize rimwe. Rero nkubwira ati ntukazajya usuzugura ibintu nk'ibi ngibi kandi ukajya uvuga ngo abantu benshi bagiye bambwira ngo waba ubumenyi nk'ubwawe. Wewe mwumva hari n'abajya bavuga ati ni ukuri ngewe ibe bawe wenda ari nk'ibintu bishoboka ko wenda nashaka kugura wenda umuriko wawe ukaba wanyiteraho cyangwa tukaba twahinduranya bigakunda nta mbogamizi nta kibazo biteje. Umva nakihutira kukubaza igishoboka cyose nakora kugira ngo basome umuriko wawe, ariko ubwenge n'urubaho n'ubumenyi ufite nicyo baba bashaka kuvuga. Ariko ndagira nkubwire ngo nta rindi banga, erega na buke mfite ubumenyi mfite buke aho nabukuye nta rindi banga, ni ugufata ibintu nkabihereza umwanya. Byiteho ukora ibintu bikurimo. Ibyo kuvuga ngo ndi kwihutisha, uri kwihutisha urye kuki se ngiye nakihutisha ndi gusobanura? Wageze ku bitaruka se byananira? Kubisego iki ni igipari cy'inyuma ngiye komeka kiri uruhande rumwe. Ntabwo kubifata nkabitaruka sinakubwire ko nabitarutse, akubwira ati niba ngiye guteranya hano nkweretse maze kubateranya. Si uko ntakujijisha nkubwire ngo tugeze hano kandi ukanabona ko tuhageze, ukanabona ko nta n'ikibazo uhuye nacyo. Si uko mbikoze byakwanga, byakunda cyane ndetse nkanihuta kurushaho. Ariko ko nemera nkagenda gake akantu ku kandi nkawe ko kubutaruka uba ugamije iki? Ntabwo ngiye nzi kurakara ariko nzi kuvugisha ukuri. Twikomereza tunasubikira hano nkubwira ngo season 22 episode ya 2 ntuzayicikwe, kandi nkubwira ngo umenye neza ko wakoze subscribe kandi ikindi nimero y'inkunga ngiyo nyaboneka. Niyo mageze ngenda gake buri ibintu birimo amafaranga n'ibintu byo kwitondera, kandi amafaranga aciye mu mucyo niyo sawa. Wowe ubwaye mu bushake bwawe nta muhate ngo usizeho, inkunga niyo ibikeneye kugira ngo turusheho kwagura bino bikorwa. Njye ubwanjye shyiramo imbaraga zanjye nawe ugomba gushyira mu izawe. Rero reka ngarukire aho ndeke kwirirwa ndodogora mvuga byinshi, kuko murabizi nange mama mubibona, ndetse n'imirimo yaje aho ngaho ari umutako. Ukabona umuntu arambwiye ngo ni ukuri ndagushimiye uramfashe cyane, nibyo ndabyishimiye rwose, reka nkubwize ukuri nageze kuri ibi nkora ibi, ariko ukaba utandutera n'inkunga basi uvuga ati basi reka murebere n'igitambaro cyo kwigiraho muri moderi y'ubutaha. Ntabwo ababikoze mbagaye, ariko namwe mujya mubitekereza. Bye rero, ni Reas Rwanda TV ndabakunda cyane kandi ibyiza biracyaza. Urukundo mbakunda ninagereranwa, byandi bavuga ati ni urukundo utagira uburyarya rwa nyarwo. Bye.